barangije kubipakira byose Okay, sawa ndaje sawa Chere umarutse kugenda Chere nkuko nabikubwiye nagomba kugenda sibyo ariko Chere kubera ko utaburi gihiwe Chere Sinabona gusezera ndabyanze ngomba kugenda ukugenda kose sibyo kandi nzakuca uko nshoboye ngaruke right buri munsi ndatega ubwoba nawe bw'ikiza iyo umugenda Chere none iyo misiyo yanyu mafite kandi ngomba kugenda ningaruka bizabyarangiye sibyo tukumvikana basizirinde basuzogaruka kuri muzima okay sawa kandi ukari sibyo What's up? Sabi? Oi, ngomba kugenda. Ngomba leo. Ino niyo misiyo yanyu tena bikubisi. Sabi? Wewe mitutu? Muzana. Ufite kugenda uko byagenda kose. Sibyo? Basuzuramo magara Nzangwa magara. It's okay. Amemeraga aragiye wamukundaga aragiye amemeraga aragiye wamukundaga aragiye nguwo mu masasu aragiye nguwo mu bigori aragiye nguwo mu bifaru aragiye wamukundaga aragiye twamwemeraga aragiye duteye agahinda aragiye bategana giye gupfa ngiye wamukundaga twamwemeraga yari umupaturo w'intangarugero kandi twese akaduha amahoro twamukundaga aragiye zindi buzamu zituma umugore wanjye nago napfuye njega kuntika Urumva mubwira Gambura sinsa urwengenda ite kujya ko byagenda kwa siri oyo ureka kugenda sheri uvuze mukitsa mutima mazi go kwitekera urukundo ngo imitima yacitere mu mitima yawe turabaho nawe uruwacu mwebwe kuvango iryo niryo jambo uyu yakagombye kuba ari kukubwira kugira ngo agusezere iyo turi kumubwira uyo abirofa mwuko mutabimbari ntabwo njega kugenda rero sa karama ndagiye ngiye ku rugamba sibyo uragiye ibyo mukora byose muzabana umugore wanjye neza Sabidore niwe mukuru kumuba umugore wanjye ndamugusigiye kabisa ntazagira ikibazo abo nta kibazo azaba turi kugendana ushinzwe izamu ahangaha hakagira ikintu umugore wanjye abo ufite ibibazo ubu twaba twaramucungiraga umutekano mu Uganda mu misi yo gose wagiyemo muri iyi ngiyi akaba ari ubwo tukwiruka murabizi umugore wanjye yari bucuri wabo so rero aracyafite mu kantu ko gutita cyane oya nta kibazo cyazashaka cyose mujye mu mwana hafi mu muhezi azadutetere nari nozi twebwe waduteteraho niduteteke natwe umura nsabara hari imitsutsi arahari nta kibazo ugomba kugira bahari uzagira ikibazo cy'umamagara ndirarana tuzaje turasasa ku rugi tuzaza turasasa bazaba baraho hafi avuga uburyo nta kintu kimwe cyagukoraho sibyo sa karama mubwiye ngo iki
no kumucunga no kumwitaho no kumucungira umutekano no kumenya ko ubuzima bwe bumeze neza kandi ikindi tukamenya ko yariye yanyoye nibyo gusoba nabyo tukabikurikirana tukamenya ko byagenze neza ku murongo kuko ni umugore wakundaga kandi wifuzaga kubona ibihe byose atujije ameze neza nta kibazo na kimwe afite. Amen. Oya Agwira ari gusenga. Nshadira abantu nawe unsigiye. Oya Sheri tuzamucunga kunkoroga sana. Sheri itsoke aba nibo nizeye ni inshuti zanjye twarakoranye mu cyaro. Ugira ikibazo. Rero nta kibazo wagira. Ikibazo kabisa. Sibyo? Nsabiwe afite n'imbaraga. Uburyo nta muntu watera rero numva ari ibyo ngibyo ni mu merekezo mugeze ku modoka habanze kumea Sheri mfite kugira nakiriwe iyo mite tuyigabanye basi uzansurize kapiteni kapiteni muzanyesha babandi mukorana nzabasura zabansurize zababwira ngo ndabakunda Sheri Pato uragiye ariko hano ngaho hasize icuho pe hano hasize icuho kandi icuho gikomeye cyane uzagenda imbere ya bosi uzamurinde grenade n'amasasu bijya bimuca ku matwi bimuhushe ndagusenge mu izina rya Yesu bose uzagenda grenade Ninja. Okay. Karibu. Start. Ni wewe. Ni karibu. Nani tukara wakati wani. Nje. Kumyaruti. Chiki. Umugabo wanjye ari hehe rero ntabwo tumutambariye ngo nitegure kandi agomba kumbarira ntabwo igihe cyo kuza cyari iki ngiki ntabwo bigeze amahirwe amwe ko tuzana kubera ko atazajyari no nawe ndagusobanurira barira hano birihuse kwera ibyaro biteba muramumara imyaka ibiri none muranyarutse cyane nakubwira ngo urihangana ku nkuru ngiye kukubwira turi Darfur byabaye ngombwa yuko agenda agiye gutegura ibisasu ajyana na mugenzi we bajya gutegura ndakubandanya nkuru ajya kugira gute mbanze ngusoreze bajya gutegurira ibisasu hari timu imwe bari kugenda barwanya ikomeye cyane yari kuturasaho arangije ahantu bari bagiye badutegera mu nzira agenda ajya gutegurira ibisasu bagiye ari babiri hagaruka umwe mugenzi we yaragarutse barasigara turategereza umugabo wanjye ntiyagarutse turakomeza turarwana turakomeza baturasaho turakomeza turamutegereza mbwira ko umugabo wanjye yaje iyo turi muri operation oya ndagira ngo umugabo wanjye ari hehe madam oya umugabo wanjye ari hehe uretse kurira ndagusobanurira ukuntu byose byagenze kuranera ubwoba agaruka utera ubwoba ahubwo turi mu gihe cyiza cyo kumenya uko byagenze oya umugabo wanjye muramutse n'umugabo wanjye ariwe ujya gukora iki wewe madam no oya yambwiye ko azogaruka umugabo wanjye ari umuzane madam oya komera umugabo wanjye muramumba gira umutima ukomeye umugabo wanjye ni umutima ukomeye usobanura oya nakumarira yuko utaje umuzanye gira umutima ukomeye umugabo wanjye yagiye oya kubera ari wowe ujya kumarira ibintu nk'ibyo byose oya no umugabo wanjye
kwereka iyo nziga jenyene namubarenga azogaruka akavuga azogaruka kubera ari we uje kumbarira nk'uko cyangwa umugabo wanjye ntabwo yapfuye kuko ntabwo tukize tubona umurambo wiwe ariko indege yari nziza kudutwara ataragaruka birashoboka ko yabakiriye bayiwe no cyangwa umugabo wanjye ntabwo bikunda uramumpa muramumpa tukuri hafi kandi ntabwo tugusenga sibyo iyo umuntu abaye muri force aba ari muri twebwe sibyo ntabwo dushobora kumusiga we n'umuryango we kubera iyo ngenda gazika Madame aritanga umugabo aritanga kuko utagiye nziga nanjye ndiyica oya buretse ntugwitekereza nawe Madame kubera ko Madame intwari nk'umugabo wawe sibyo komera kandi turi ni Madame umugabo wanjye ari hehe njyewe umugabo wanjye papa yuje umuntu abaye kubera ko yasize ukoze ibiti mugira ibigenze gute mugira ibiki uretse gushaka zigushe shaka uducigaye tigakwandushiga akaso gufite itonde gatoya haguciye iki umugabo bose yazivuga twumvikane azavuga ni iki nacyo twumvikane ariko baje ruhuru kwibara cyo ndapaka twagize ibyago ufate madamu mu ntege muri ibintu byo kuza mwitwara mube hafi cyose abasoma kimushakire ngiye gutanga raporo sibyo oya ntabwo upfana utambaye umugabo wanjye ndagaruka kandi ntabwo upfana ugomba kuza gufata ibyangombwa ugomba kumuherekeza kumuzana mana yanjye kubera ko ibyo bintu byemeye kweri ko tumaze gacenyene muze kuza kumamagara muze ngazogaruka mana kandi mukomeze mukama kubera ko byemeye nabigeze guteye mukama wanjye jembaye uwande nk'ubukweri nanjye ndiyica ntabwo jewe yose igacayire abantu bose hano murimo muharira nta muntu n'umwe ushobora gukomeza undi sigara ni iki mana yanjye cyangwa umuntu aremewe ikweri ndaza kugaruka madamu kandi wihangane bana nene mukomerekeje kuko aritaye nk'ubundi abawugute kweri ntabwo yakitanga bazi n'ukuntu akunda umugore we ntabwo yapfa kumaze gawe yarambariye ngo nzogaruka kubera ko atagaruka jewe ubukweri ndabawuguze ryari sinumva ntabwo cyangwa ari kutubeshyara mana yanjye nk'ubujegwe ari umoyi kumaranisha imibabaro kubwira nibi byanditse twe kuko mu gicuku cya nyuma ariko twe tuzaririmbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hariho ubundi buzima hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima biragoye kandi birakomeye cyane kubona amagambo umuntu yasobanura ari guhumuriza mugenzi we ariko n'ubundi nuko bibaga byabaye ntacu umuntu yarenzeho kandi ari ku buzima bugendaga wamukundaga wamwiyumvagamo yakubagamo nawe wamubagamo kandi mwarahuranye mwarabanye imyaka myinshi cyane na n'ubu ngubu wari ucumva wamuhobera kandi ukanamuganiza yagiye ahangaha twese turi kurira yari umwana mwiza yitondaga
yashaka aratugira inama nkamubona ari kunyitegereza ndi nkara mu nguni mfite agasafuriya nakarangiye akambaza ati nsabe kurukurira mu gasafuriya wakarangiyemo wabuze amasahani nkumva arankebuye nkaja gushaka amasahani ngakarangiraho akaba arigo noneho ndiraho mabuja ubuzima bwo kuri iyi si nuko nguko bugendaga uko twahaje hari abandi bahahoze kandi bahahora ari intwari zikomeye cyane ari ingwanyi zikomeye cyane ari abanyamaboko ariko baratambuka baragenda hano hantu duhagaze hahoze ibitangaza kandi hanahoze n'abandi nabo banaciriritse kurusha uko twebwe turi guno munsi ariko baratambuka baragenda ubuzima ni uruhererekane rwa bamwe bavamo n'abandi binjiramo ni nk'uko bisi baga yikomereje urugendo noneho hakagira haba areti bamwe bakavamo bagasigara abandi bagakomeza uvuga ngo abakomeje ntaho bamenyaga ubuzima bw'abasigaye kandi n'abasigaye ntaho bamenyaga ubuzima bw'abakomeje mabuja simbivuze wenda kubera ko bidakomeye kubivuga ariko natwe niyo turi kwerekeza kandi hari umuhanzi wavuze ngo kuko bizaba kose nzagusangayo natwe Imana niyongera kuduhuza nabo tuzahura nabo ariko shika mukomere komere Uwiteka arahari Uwiteka ni umunyembabazi Uwiteka adakomeye cyane kandi ngo ubuzima bwacu bufite mu biganza ngo niwe ugengaga urupfu n'ubwo rumaraga abantu ni Uwiteka baragaze kwibuka turi kumusezera ku munsi we wa nyuma ko kugenda Mitsu Karamita komera mwana wanjye dore ngaho sobuja aragiye ariko rero Mitsu hari icyo nshaka kugira ngo nkubwire kubona ko izi minsi zitandukanye n'izindi minsi zose twari turiho muri runo rugo kuvuga ngo ni ukwitwararika ukirinda amagambo wakoresha agakomeretsa umuntu uwo ari we wese muri iyi nzu kandi ukirinda kuzerekana ko ufite agahinda ntazagira umuntu wereka ko ufite umubabaro ntazagire umuntu ukubona ngo akubonemo ko wabuze shobuja ahubwo wiyongeremo imbaraga nk'umuntu w'umugabo ukomere ushikame nyine ku buryo nanjye nzaje ndakwitegereza niba nagukweye icyizere wowe ukankuraho icyizere akaba uko twubakana kandi ubuvandimwe n'imbaraga zo kugira ngo dukomeze urugo rwa mabuja turugenge tunarushire ku murongo nicyo gikoma kuturanga muri ibi bihe bitoroje ntuzari sibyo sinzumva irira ryawe rigwe hasi ngo mbone ngurarize umuntu w'umugabo arariraga warira umuntu w'umugabo hanagura amarira ugire gukomera mu mutima ugire kumva ko ibintu byose mu buzima bihabaga sibyo isi irakandaga isi irajaniye ariko natwe tuje turi inyuma twihesha agaciro imaze kubona umuntu w'umugabo ari guhendeza nk'uruhinja
nikagiye naho nikuri wako nikagiye wakihanganye sabi cyubu umuntu w'umugabo ibi turimo mumuriza umuntu wijana agasanga uri kurira yego abandi turi hano tutari kurira yego tekereza ko ufite imyaka ingana mfite imyaka zigera muri 20 wakihanganye kuko niwe wambwira ko ari amagambo uzi ko nagize unajya ibintu byo kurira nkabicikaho yego aba umuntu w'iseriye urukumva tuza rero ntuhongere kurira nk'uko wabimbwiraga ahubwo mwabuje tumufata mu mugongo yego ubwo se twebwe turafatwa munade mwabuje nawe dufata mu mugongo rero Mitsu kamisa nibyo ndi kukubwira nta muntu nshaka kazamenye ibyabaye hangaha sibyo nshaka ko bizabibanga ryanje na sibyo nuwabimenye nituzagira agahinda ngo tukamwereka ntabwo byoroshye pe ni ugukomeza ukihangana njye ndabizi uzi guca muri ibi bintu kuri biba bigoye noneho uzi guhindukira ukabura umuntu gupfumbata wagera gutya itariki y'inzu yagera ukabura umuntu ugukomeraho ngo wishyure ukajya kuburara ukabura umuntu uhamagara sha gupfisha umugabo ni ikintu gikomeye pe ariko uraza kumenyera ikintu urakora ni ukwihangana ugafatanya no gusenga hari ikintu bifasha bibaho mu buzima tubura abantu tubura inshuti gusa ikintu urakora ni ukwisunga Imana nta kindi yewe nishaka umubwiza ukuri ahubwo atangire yiyakire urisunga si Imana yigarura uwo mugabo sha ahubwo buri yagize nka gutya akibonera nk'uri kwigendera wabuze umugore bakihura arakubeshya ratihangane pole bibaho mu buzima ni ikintu gihaba ni ukwihangana gusa ukabyakira gusa biragoye ugira ngo biroroshye kankubwiza ukuri kubura umugabo nicyo kintu cya mbere kibabaza mu buzima none ubu agiye kujya abona amatariki y'inzu yihuta kurya stock izajya ishira nkaho afite n'ibirura intege no kuvuga ngo ikintu arakora no kwifatanya n'Uwiteka gasenga bibaho tubura inshuti tukabara abavandimwe ibi ni ibintu bibaho ku isi kandi umuntu kintu akora kubera nsize nibyo ihangana ndi inshuti yawe ajya ku muhanda nta kintu nsigaje n'undi ntabwo nawe muri inzu mugabo bose birafuka no kuhaba ariko nawe wimuca intege ntabwo ari uko bigenda ibintu ni ibintu bibaho kandi kubyakira biragoye birumvikana ariko ihangane pere ndakubwiza ukuri njye mugabo wanjye yarapfuye habura iminsi 3 ngo itariki y'inzigeri umva nagiye kubona mbona nyirinzi ahagaze ku muryango namuganije neza ntumuca intege yandi kugira ngo yitegura amenye ibinagiye kuzacamo ntago byera cyane numva nshaka kwiyambura ubuzima bwanje ko nabwo n'uwo mugabo wanjye atari bibaho mu buzima bibaho ko umuntu abura umuntu yakundaga akabura umubyeyi akabura ikintu upfa n'abantu kutabwiza umuntu wisunga Imana mu ijuru ishoboye byose atapera mva nkubwire ubu witegure ko stock mu minsi 3 bimuca intege irabishize kudafite umuntu uri kugufasha ntabwo ngishaka kurya amavuta ntagira cyonyesha ko mu buzima bwanje bwose tushaka n'umugabo wanje mana ko kutagarurira umugabo wawe urarira urajya wisiga amavuta bane ntago ufata bimuca intege nagara kumuca intege ukamuganiza nukuri nyine nukugira ngo abyitegure bitazamutura nge ibintu mvuga rega mubwire nge ibintu mvuga byambayeho nanjye haciye umwaka mbuze umugabo ndabizi azajya yisiga amavuta ntamufate noneho uzajya uca mu bantu ubone bose ni wowe bari kuvuga bari kukuvandimwe ngamubwire da wowe ikintu gihari rata akira nawe nk'umukiza witonde wisengera Imana yawe
gusa biragoye kubyakira ariko bizaca kubera Imana ugiye kugorebwa muri iyi si kweli humura bizashira bizashira bitinze ariko bizashira ihangane burya byose nibyo twigira ubugera ukamenya birababaje naramubwiye ko ntazobahadahari icyumweru kimwe uraba umwibagiwe utangire kurya unywe umuteshe umutwe umuganiza nabi ntabwo ari umuntu bamuhumuriza none si kuri kumuca intege njye mfite experience nibyo birumvikana ariko ikintu gihari ni ugusenga ikibi cy'abantu murinda nabinginze basa nimuhore n'ukuri nimuhore ubwo n'uburyarya oya n'ukuri wamubwije ukuri se wamubwije ukuri akamenya ukuri amahoro basi nimve mu matwi nimundeke mwese ihangane ibi bizarangira nimuhore mu ndeke byonyine kumukora uri kumukora mu bwonko uri kumushaka hiki ngende kumutegura mu mutwe amenye ibintu kibazo nawe ibintu uri kumwigisha ntago bishoboka ndi kumwigisha iki kandi byarambaye yishyuza kumubwira buri kimwe byose biramwongera bera inzu ufite muri iyi Kigali ahubwo bimwongera stress ntanza afite ibyo gihe cyacyo yaramenyere guhahirwa n'umugabo ibyo bintu kizaza kandi kizaba azabyakira nk'umuntu kakwiye kurira akaririra icyarimwe oya rwose sigaho ntago ari uko akamubwira ihangane ndi kukubwira urabizi ko byambayeho nawe n'ikicaguzanya hano n'ikicaguzanya hano nje kuguhumuriza hama nawe wazanye niki yatuje kugusura nk'umuvandimwe wagize ibyago ikibazo cyawe urabeshya ubwo n'uburyarya rero uburyarya buhari imuhore hano ntabwo ari umwaje gutonganira ntabwo na izo sinkibyo ibyo ni muri ko murambarira aho muri ko mumva muri ko mumubwirira taperi ihangane aho uri kuri mu muri twambwira nyiri inzu ubona nkeneye inzu ni ikibazo nkeneye aho kuba sinakubwiye ese uzabaho urara hanze peri narambwiye ko adahari nanjye ntabwo ngomba kubaho rero uri kwambarira uzabaho nanjye wanjye naramukunda ariko iyo cabere ntahutse ntabwo tuhaza ubwato bwira wagiye ngende uwo mugabo niwe cabereye kwa mama cabere kwa mama kari kure ni hehe nahagana ikizabera mu ruhengeri ni kure byasaba rero kujya tuzagenda tugufasha mu mugongo tuguherekeze ahubwo tubwire umunsi rero nimba mutazoboneka nimutahe ingorane wagize sizo ziwanje Jeff suku nayimbanye n'umugabo wanje twarasize kuzobana uri kunansohokanaga 5 mu kwezi nta ngorane hama nawe nimugende nimba mudafise no kujayo nta ngorane nzijanayo bikomeze basi wihanga bikomeze wumve usabwe ngo muze muri cyangwa uri kumambwira ngo zobaho kunongo zobaho nimundeke nana nimwe mu numwe nkeneye je niyo menya gufite amagambo angana gutya ntabwo twari guhurira hano ahubwo wowe nuko bahumuriza umuntu niyo mpamvu nanga abagore b'indyarya ubundi wowe ninde wakuzanye ahubwo wowe nuko bahumuriza umuntu ni muhane umva matwi magari akhari muzakira inzu mugiye vuba nambwa ntabwo uri kumva genda nyine hano ni wawe wahagurutse we nimuzakira inzu mwabushitani mu bundi mwaje gukora iki muri sibwe mwanyiciye umugabo nabuze ngo sohoka sohoka wa daimoni undi nka bino biba byaje gukora iki hano we ndabona amahoro bigenze gute kweli barankorika ikintu cyo gukora imbaraga manaze gutomora ibintu ndiko ndacamwo ewe ajya sa tumaranye igihe kingana gute ubu se ntiziri kuja kugera mu myaka 6 oya ndiko ndavuga kuva uwiwanje yatabaruka umuhisi nyene harura kuva umuhisi yagenda hashize ukwezi mwana wa mama rero ntabwo nabahenda kweri ngomba kubabwiza ukuri biragoye cyane kuba muri iyi nzu umuhisi atayirimo si uko hari ikintu nyine mwayiburiyemo ariko ndababareye ko ushaka kubasezerera nyine mugataha wowe mitsutsu urabizi ko ufite umugore n'abana witaho kandi babona icyo kurya kubera kivuye hano muri iyi nzu
nawe nsabi ufite abantu basize mu cyaro umuryango wawe mama wawe aba akwizeye ko byinshi kandi biba bivuye muri iyi nzu rero kuri ndaguma ndababwire mu myihangane numva nanjye birangoye ntabwo mwuguma hano ko nta bushobozi mfise nanjye ndiko ndiyungunganya kugira ngo ndabe yuko nobona amaramuko ntabwo mwaba muri abantu bo gukorera inda ngo mushaka kumfasha kubera ikibazo mfise ngo mugume hano bari kujya no kuryama gusa mudahembwa kandi mwe munyere guhembwa n'imiryango yanyu kanatsinda ko yari yizeye yuko nyene muri mu kazi rero naguma ndabasezerera mutaye ko papa fisi bivugeho mabuja rero yewe mfite umuryango urabizi nacyo niyo mpamvu nawicaritse hano mfite madamu mfite n'abana kandi bakuru bakeneye imibereho ahari numva naho bosi yagusize hano yaguriye yagusize wenyine uri kuvuga bosi wacu nyakwigendera aratubwira ngo agiye mu kazi ndamubasigiye muzabane neza muzanindire madamu twaragerageje aho twakoshije tugirire ikigongwe tubabarire nanjye ntibinyoroheye we ntitwagendera rimwe ariko ngiye uko byagenda kose ngomba gushitsanga umuryango sansubirize fisito noneho yatangiye n'ishuri abaye nka fisito ari kwiga batangiye umwaka wa mbere ngaho cyane rwose ngo iki cyane kuzi ko nawe ibyawe bidatindagamo visite ubu ngo bari kwiga cyane rwose atangiye umwaka wa mbere mukuru we agiye mu wa gatatu ubwo uwo mukuru ni babiri undi madamu aracyamufite mu nda kuko manezimira ko nawe umenye uzi gutera inda mwa kugerageza kugira ngo tuzabone abadusajisha naho ubundi koko jijagaze gusaza kane ariko sha nawe ugira ugabanye kubyara pe uragwijije abana bangahe ubaze ubu uwa gatatu aravuka mu kwa karindwi mu mpeshyi babuje kudukurira kandi ubaye iki ko muravuga iby'abana umugabo wanjye yaragiye nta n'umwana asigaye urega n'ingegera iba byaraguraga wagira ngo ni utube biri kujugunya ahantu kuhanga none asigira n'akantu basigaze ndakareba nkamwibuka ntabwo yagusezeye ntabwo kugira gusezera basi baratekereza buri Jean Coro atasize n'umugore Jean Coro agatagaruka agiye kurira cyo kwirinda n'ikitari cyo kwirinda ihorere sibyo Jean Coro rero nibyo neko ndababarira basi ni mugende ahubwo inzara twese zotwica uwa batatu bantu baseregeje nzosora nshaka gukomeza uri kurira mu maso yanjye uko nagira intera agahinda nanjye nkababara uragiye se kame ntunganye utuntu ufashe umwanzuro uragiye reka mabo nanje mvuge
nangore yaba umuhise akihari ntabwo ibintu byose biba biriko biraba tuba tumeze neza dutekanye urugo rwari rumeze neza urakoze kumpa ijambo n'umwanya wo kugira ngo ngire icyo ntangaza. Ni ukuri kw'Imana mabuja ikidashoboka ni ukubona ibirenge byanje bivuye muri iyi nzu ariyo nakuriyemo ariyo narerewemo, ndetse na databuja aje kugenda akaba yarambwiye ijambo rikomeye cyane akambwira ngo nsabe dore ndamugusigiye uzamurere umurembere uzamuteteshe umutoneshe uzamuha ashaka uzamurinde icyo adashaka kandi uzamube hafi mu buzima bwe bwose. Nanjye ndabimwemera ndamubwira ngo intambwe zose z'ibirenge byawe zose nzazigenzura kugira ngo ndebe uko azagusanga uri amahoro. Kuri ubu ngubu rero sinzi ukuntu byamvamo cyangwa ngo bishoboka kuba nafata icyemezo cyo kugusiga hano ngaho uri wenyine kandi mbizi neza ko patiri yambwiye ko ugomba kuzaba hano uri no mu mutekano. Mabuje nsabe ntaho ndaje ndaguma aha ngaha, yaba ari inzara yaba ari ibyiza byose bizatugeraneho, kuko wenda singiye kuvuga ngo ni uko ngo wenda ari iki, ariko nubwo nakundaga patoro nawe ntaho nkwangaga kabisa, kandi urihangana tugumana aha mu byo uzanyuramo byose mu byo uzabonamo byose tuzaba turi kumwe ntacyo nje bintwaye kabisa. ariko nawe ufite umuryango wo kwitaho kandi kuba hano no kuhasonzera nta kintu. Oya nta kibazo ntacyo, iyo nzara izatwicana niba ari iyo kwica abantu. mukamagaburira abantu hazaje kampumuriza agafata nkagabura umutima wanjye kari ushonje kurusha ibindi. Humura mabuja taha ndagusabye taha nta muntu nyine kaba hano kwagusa. Humura kandi ukomere ntaho byashoboka ko ngusiga wenyine sibyo, kandi urihangana pe. narihanganye nako ntagize pe. Rega hari akandi kantu wenda utapfa kumenya, urumva nyegamiza hari akandi kantu utapfa kumenya, buriya nje ntaho ndi mitsutsu, nta bana mfite nta mugore mfite, urumva kuba ndi hano ntacyo naba ndi guhomba, kandi uhumure ukomeze kugira kwihangana kubera ko umugabo wanjye yasitse. humura ntabwo nsinzira buri kanya ndamurota. ahubwo reka nze nkwereke akantu ngiye kugukorera, hanyuma nshushe utuzi nkunyurize ku birenge sibyo, humura. Yeah. Mana, que yo estoy aquí con el cuello. Kubera ko wagibuka sigacenye ne muri kano gahinda ariko si niko na n'ubu ngubu pe abuza ubuyoba wayo
ko natari kariya hariyo umugabo wanjye yavukiye ko none ko tukaba tutakiri kumwe akaba yarapfuye mwese kandi ubwo ibintu bimaze izo myaka zose ntabwo azumva mu mutima wanjye nawe n'imyaka n'imyaniko umugabo wanjye ntabwo byogora kugenda mwibagire mva mubwire sibyo rekeraho kurira sibyo basi iyo hapfa jewe we n'umwe wari gushobora kwiyakira akabyihanganira jewe byaranze nabo nabyihanganira urukurira kuko wahora ubu ucecetse amarira ko ntacu gabaga gasobanuye rero byararangiye ntawe wabigarura bagahita mse mu mutima urakaze uzi ukuntu kino gihe igihe nk'iki uzi ko twaba turyohewe kubyumva ariko turi nawe gufata rero anniversaire hano ibintu byose byakiriye umva rero nkwereke ikintu kitari gushoboka mbwira niba ari ibi byawe nje ibi bintu nawe ari ibyo wapi kabisa oya ceceka cyane budashaka guceceka umbwire oya rwose utanguye kumwanga ntabwo ukukanga ni ukubwiza ukuri amarira agarakumarira iki amarira agaragufasha iki ntabwo nicuza nyibagize umugabo wanjye icyo bashe chose ntabwo namwibagiwe ariko ntiryari kuko uzumva nkunyuze ntacyo nsobanuye nawe ubwisobanuye ariko ntabwo ndutira umugabo wanjye niba uravuga guco kugira wenda agaruke maze yaze kwicwa maze n'ingwara ibyo bintu uri kuvuga urukumva bitari kumugwaje kuba yaransize kujya gace kenda urupfu rukamukubanganya nka kujya kwere umutima wanjye warananiye kubyakira ndakubwiye ngo tuza akanshi umutima sibyo igihe cyose nahereye ndi kukubwira siko wagira ngo mbaga ndi gukora ubusa nzi ntacyo bivuze mbyihorere kwanza ubundi gumana ntabwo kwiguma si ubwoba ntabwo uri kuranyumva mbabizi ubwoba cyangwa n'ibintu biri kuba muri buno buzima bwacu nyine biri ko biranondake kandi ikindi ndagukunda sibyo Yeah!